abantu benshi baba bafite intimba ku mutima cyane, ariko umuntu akabura umuntu yaganira nawe kugira ngo yumve aruhutse mu mutima we. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko kuri ACB Channel uramutse ufite ubuhamya bwawe bwihariye, inkuru yawe yihariye, wumva wasangiza abantu muri rusange, tugwaye ikaze rwose. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri ACB Channel, ni iby'agaciro, turagushimira cyane. Turagira ngo utarakora subscribe ukora subscribe kuko iyi channel igiye kujya kugezaho ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, urugendo rw'ubuzima bwabo, cyane ko bifasha n'abantu benshi mu buzima bwa buri munsi. Aka kanya kuri kamera za ACB Channel dufite umutumirwa, tukaba twifuje ko atuganiriza akaduha ubuhamya, akatubwira muri makeya ko byagiye bigenda mu buzima bwe mu myaka yagiye itambuka. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Uratangira utubwira amazina yawe, turabona tuje cyane, umeze neza? Ndaho. Murakoze. Nitwa Lambert Shumbusho, nkaba ndi umunyarwanda, nkaba muri Kigali. Yego. Mu buzima busanzwe rero ubuhamya bwanjye ni burebure cyane, kuko ngiye kubuvuga bwakwira bugacya, ariko ndagenda nyuramo mu ncamake. Uravunagura. Ni ukuvunagura. Yego. Ubuhamya bwanjye rero ndabutangira kera nkiri umwana mutoya, kuko nagize ibyago byo kubura ababyeyi nkiri mutoya. Muri uko kubura ababyeyi rero bombi, ni ngombwa ko njya kurerwa mu miryango y'abavandimwe bavukana na mama. Barandera bamfata neza nk'umwana wabo, nk'uko n'abana babo nabo bafatwaga. Yego. Njya mu mashuri ndiga, nuko ariko ubuzima bukagenda bugorana, kuko kera ubuzima bwabaga bugoye cyane cyane kubera ubukene bwabaga buriho. Yego. Ariko iminsi ikagenda yicuma. Ubwo rero ndiga bigeze aho haza kubaho intambara ibaye, rero ibintu byose birahagarara. Nuko ubwo ngubwo abo twabanaga mu muryango nabo biba ngombwa ko intambara ibahitana. Dore bahitanye. No guciye mu ijambo, ubwo ngubwo no kuvuga ngo ababyeyi babuze intambara itaraba. Intambara itaraba. Nibwo natangiye niyo jenoside. Niyo jenoside. Njya kurerwa mu umuryango naho ndahaba, habayeho jenoside ibaye, nabwo abo bavandimwe banderaga nabo biba ngombwa ko bagenda nyine, Imana intambara irabahitana. Jenoside nabo irabahitana. Irabica jenoside. Ubwo icyo gihe si bigufungiye amaferi? Si bimfungiyeho amaferi, umwuka urahagarara, ubwenge burabura, kwiga birahagarara. Icyo gihe ari nko mu myaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka 11. Imyaka 11, 12 gutyo. Urumva ari umwana ufite imyaka nk'iyo ngiyo, abakiri muto yaba agikeneye kurerwa. Yego. Ndetse no kwitabwaho. Birumvikana. Ubwo rero kwiga byahise bihagarara. Bimaze guhagarara rero habaho kubaho nka kuriya kw'abana bo mu muhanda. Marine. Hahandi uba udafite utaha, ukarara aho ubonye, ukarya icyo ubonye ari ugutoragura. Ubwo rero nza kugenda mbikuriramo gutyo gake gake, ariko wakwimenya no kwisiga ukisanga. Kandi buryo umwana iyo atabashije no kubona umugira inama, yaba mukuru cyangwa umuyobora, abasha kubaho uko abishaka, ntabeho nk'uko bikwiriye nk'umwana uba mu muryango. We yiyobora bya cyane. Yiyobora bya cyane. Ariko ubwo hagati aho naje gukomeza kubaho, ubwo nza kugira amahirwe. Icyo gihe hariya muri Nyabugogo hari gare, nza kugira amahirwe, nza kubona udufaranga ducyane, nari nakoze ikiraka. Hari abana bitwaga ba Kabarasi, abana bacuzaga utuntu mu nzira ku makarito. Ari mu makarito. Ariko njye nabanje guhera mu gucuruza fanta. Afata zino fanta ngashyira mu ndobo y'amazi akonje, y'amazi asanzwe, nkagenda nzizengurutsa muri gare ngurisha fanta ku bantu bateze imodoka bagiye mu ntara. Mu myaka 15. Ubwo 13, 14 niba bigera mu myaka 14 hari 15. Ugombaho muri ubwo buzima, ariko uko ncuruza nkagira inzitizi z'uko nkura n'abantu bandusha imbaraga bakanyambura. Ejo nkongera ngatangira ngashakisha gutyo. Biza rero kunanira, binaniye ubwo ngubwo ntangira
gushakisha akazi k'ubuyede k'ubuyede, kandi nabwo urumva sinagashobora kuko nari nkiri muto, ariko bakampemba make, ari nko guhereza nyine nk'umuntu waba wakugiriye impuhwe avuga ati mbese uyu mwana nawe yabona uko yabaho, bakankoresha uturimo tworoshye mbese tw'abana two kugira ngo ubuzima bukomeze bindamuke. Ubwo naho nza kuhakura udufaranga dukeya, njya kurangura Nyabugogo hari ku Muhima ahantu bacuruzaga amasogisi, ndangura amasogisi nkajya nyatwara burya ku kaboko. Icyo gihe ari nko mu mwaka nimba wibuka neza? Icyo gihe byari bimaze kuba muri 98 99. Noneho nkajya nzengurukana ayo masogisi ngenda ncuruza nuko nabwo nkabona imibereho iraje gutyo, ariko ubwa gatatu nkabona narabashije kubona umugira neza bari warampaye inzu ngo nje niberamo nk'inzu yo mu gikoni ya Kanex, mu rwego rwo kugira ngo mve mu muhanda mbese kugira ngo ndara muri kaburimbo. Ariko ubwo nabwo kubera kugenda ncuruza ngenda mbona udufaranga gahoro nanjye numva ko ntangiye gukura, ko nkwiriye kwishakira inzu yanjye y'ubukode ngomba kubamo. Nuko ubukode rero nabubayemo nkajya mbubamo gutyo. Icyo gihe amasogisi aza kubura kubera ko twacuruzaga caguwa, ziza kubura ziba nkeya, amasogisi akajya azahenze. Nuko guhenda rero ubwo natangiye kwigira mu mwuga wo gucuruza amagi atogosheje n'ubunyobwa. Ntaho ntashakiye ubuzima, ariko ari mu buryo bwo kugira ngo ngire gute shakishe ukuntu nacuruza nkabaho. Ugarutse nyuma ho gatoya, utubwiye ko ababyeyi bawe bapfuye ukiri mutoya, nta bavandimwe wari ufite we ku giti cyawe? Abavandimwe bari bahari, ariko nabo baje guhitanwa na Jenoside. Ubwo urumva icyo gihe ababyeyi bawe bitaba Imana, wari ufite abavandimwe? Hari abavandimwe, ababyeyi bagiye basiga abana babo nibo twagiye duhura tukomeza kwiyungana nyine tukabana, ariko ubuzima bukomeye bugoye. Ubwo bo babashije kugira amahirwe bagukomeza amashuri bariga, ariko agiye kuko nari narafashe imico y'abana bo mu muhanda y'ibirara, sinari kwicara no mu ishuri ngo nige, sinari no gutega ugutwi mwarimu ngo numve yuko hari ikintu ari bumbwire nkacyumva, ko numvaga naranze ubuzima mbese numva sinzi ukuntu umeze. None kugeza amagingo nk'aya ngaya nk'ukuntu umwana abura ababyeyi be, deja akabura nk'umubyeyi umwe wenda, ukumva wenda ngo yiyahuye cyangwa se yaburiwe irengero kwa kubura umubyeyi, nk'umwana wowe ubyumva ute nkaho ugereranyije nk'ibyakubaye? Nk'umwana ubuze umubyeyi agira agahinda kenshi cyane kandi kwiyakira bikamugora, ndetse iyo atabonye umuba hafi nk'umuryango cyangwa undi muntu w'umugira neza ngo amworiyante cyangwa amufashe kugira ngo abashe kwiyakira, nawe ajya mu buzima nk'ubwo nakubwiraga nabayemo. Cyangwa se yagira amahirwe akabona umugira neza, akaba yamufata akamujyana mu rugo akamurerana hamwe n'abana be kugira ngo akomeze kuba umuntu nyamuntu, aribwo azabasha no kujya mu ishuri akiga agakurikira, ndetse akazaba umugabo nawe mu minsi iri imbere ko azaba yaciye mu ishuri. Twihuse cyane, reka tujye tugera ahangaha uri gutyo umeze. Ubwo twirengagije mu myaka ya 25, 30, ubwo urumva aho ngaho ni sitarago nyine nk'izisanzwe, kugeza amagingo y'ubwo bimeze bite? Magingo aya ngaya ubuzima ni bwiza, ko nabashije kugira amahirwe ndabyara umwana, mfite umugore n'umwana n'abana 2, ariko abana bafite umwe afite nyina ukwe, undi niwe uri kumwe na nyina turi kumwe. Muri make rero ubuzima bumeze neza, kuko namaje gukura. Burya ibintu byose iyo uri umwana hari ibikugora, ariko iyo umaze gukura umaze kugera mu myaka yo hejuru ugenda utekereza nk'abagabo, cyane cyane ko iyo umaze kubyara uba wabonye izindi nshingano. Iyo umaze kubona inshingano rero umenya n'uburyo ugomba kuzibamo n'uburyo ugomba kuzitunganya kugira ngo ubashe gukora umuryango nawe mwiza ushimishije, bigatuma mbese ubuzima bukomeza. Nicyo wabwira abantu bakurikiye Achebe Channel? Ikintu nabwira abantu bakurikiye Achebe Channel nuko bakora subscribe, bagakurikira ibiganiro bye, hanyuma tukajya dukomeza natwe kugenda tumurayikinga kugira ngo ajya tugezaho n'ibindi biganiro byinshi bikurikiraho. Shumbusho Lambert, turagushimiye ko waje kuduha ubuhamya bwawe
ni abantu benshi baba bafite intimba ku mutima cyane, ariko umuntu akabura umuntu yaganira nawe kugira ngo yumve aruhutse mu mutima we. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko kuri ACB Channel uramutse ufite ubuhamya bwawe bwihariye, inkuru yawe yihariye wumva wasangiza abantu muri rusange, tuguhaye ikaze rwose. Nawe kandi turagushimye kuba waduhaye ubuhamya bwawe. Naho ubutaha nibutse gukora abantu bagakora subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo abantu benshi bijye babageraho ku gihe. Murakoze cyane. Murakoze.